yuko Imana ikubuye isi, kuko hagiye gukorwa isuku y'Imana, hagiye gukorwa isuku y'Imana. Mwitegure kubona isuku y'Imana. Hagiye kuboneka amayira y'abera, hagiye kuboneka amayira mazima, hagiye gutobanurwa amasoko yari yaratoamye, ariko imyanda irabanza kwegerayo, imyanda irabanza kwegerayo. Urukungu rurajya ku ruhande, amasaka data ngo arayahunika, amasaka data ngo ari buyahunike. Iyo ni message Imana yamaye ngo nzageze kubera bitorero semvo agone tendesta piriza anostifo. Urukungu azarutwika, amasaka aza yahunika. Nangarize abantu ko hagiye kubaho icyorezo isi yose. Noneho nta kuvuga ngo uyu ni umwirabura, uyu ni umuzungu. Abantu abari bose bazubararira isi, bazanyeganyega. Nta mutima n'umwe uzasigara utagize ikintu cyitwa ubwoba. Abari ku migabane y'Iburayi, ibyo byorezo, icyo cyorezo kiraje kandi ntabwo gitinze. Abari muri Afrika, icyo cyorezo kiraje kandi ntabwo gitinze. Kubwiye mpamvu ntihagire umuntu uza kuntuka cyangwa se kumbwira nabi ngo icyo cyorezo wakegeje. Yoge ntabwo ari njye ugitegura, nta nubwo ari njye waremye isi, nta nubwo ari njye waremye abantu. Uwabaremye niwe wambwiye ngo nangaze ko hari icyorezo kigiye gutera isi, kizanyeganyeza isi. Hari kirimo kirategurwa n'umwanzi Satani ariko akoreye mu bantu. Imana irambwira ngo umuhanga, umunyabwenge, umuntu muzima utekereza neza ngo yegere Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ubwo mwatsinzwe ikizami cya mbere, ngo mbese icya kabiri ngo muzabasha kugitsinda. Iyi karamu ntabwo yigeze kubonwa n'undi muntu wari we wese. Imana irambwira ngo inyandiko yayo n'urwandiko ibandikiye ngo rubagereho, kandi ngo rubagereho ngo musubize ibibazo ngo Imana igiye kuzababaza muri icyo cyorezo. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga, ngo nzururuka ndi mu ijuru, ngo mbakirize igihugu, ngo mbakirize isi. Message ya kane yo nugusenga, kandi nugusengera abantu baba diaspora. Data yavuganye nanjye arambwira ngo ba diaspora, ngo Imana abakoze imirimo ngo irabibashimiye cyane, ngo kandi ngo ibagomororeye imigisha kubw'imitima mugira yo gufasha intore z'Imana no gufasha ubwoko bw'Imana. Mu diaspora uri hanze mu gihugu icyo ari cyo cyose, waba waratanze igiceri cy'ijana, waba waratanze umwenda wambika umupfakazi cyangwa wambika ipfubyi, waba warishyuye minerivare y'umuntu uwo ari we wese, uyu mwaka utararangira Imana ikuremeye igitangaza kizatangaza abantu bo mu muryango wawe, kizatangaza abo mukorana, kizatangaza aho utuye, kizatangaza abo mu nzu yawe. Kuko uko wakoze imirimo mu ibanga niko Imana igutabaye ibishyizeyo ku karubanda. Eno pesando shango sikota rezete for ano turi distant for ano. Mana nakwemereye mbere umuyobozi. Imana iziye nestifono ko distance. Imana ije kubanyuramo. Icyubahiro cyose ufite Imana ije kukunyuraho, Imana ije kukunyuraho. Iyi nkoni murayireba, nyibonye mu mwuka, yari inkoni igondoye. Imbona abantu barimo barakubitwa inkoni. Imana irambwira ngo izo mwaciye nimwe mugiye kuzikubitwa, ngo kubera ko muziki idahana ariko ije kubahana, ngo muziko mwahuritse abera ariko Imana ije kubahano. Mwazimije abanyamasengesho, icyo nicyo cyambere muzize. Mwajimije abanyamasengesho mwitorero, icyo nicyo cyambere mujize. Kandi icya kabiri muzize, mwacuritse ijambo ry'Imana, murakundisha abantu isi kurenza kwamamaza ubwami bwabahamagaye, ubwami bwabambitse amakote sha, ubwami bwabateruye ku bitogotogo bukabicaza mu mavewiti n'amarangerova n'amatexeri. Imana irabazuye benestan. Ibyo mubeshya ngo hari imirimo mukora, imirimo mufite utuntu mukenyereyeho, imirimo mufite utuntu mwambariye amakote, umurimo mufite utuntu mwabadamu mwe mujya kucisha. Oya, Imana izanye inkoni kandi umukwabo wawo ntabwo murawukira, niko Imana ivuze. Ariko uko iyi nkoni ishishutse niko Imana ikomoroyeho abadayimoni n'imbaraga z'abadayimoni. Uko iyi nkoni ivuyeho iki gishishwa niko imbaraga z'abadayimoni zitatanye, niko Imana
ivuganye n'ubuzima bwawe wowe aho uri muri Canada, aho uri mu Bufaransa, aho uri muri Amerika, aho uri Belgique, aho uri muri Dubai, aho uri ahariho hose muri ibi bihugu bitandukanye. Imana isandaje abadayimoni uko ibi bitatanye niko Imana itatanije abadayimoni bakugenzaga. Ugiye kubona umucyo ukumurikiye mu izina rya Yesu. Dukubise imyuka y'abarozi, dukubise imyuka y'abadayimoni, dukubise imyuka y'abapfumu, dukubise imyuka y'abakonikoni, tunanije imbaraga mbi, tunanije ibitero, tunanije ubwami bwa Satani. Rekura wambaraga we, rekura wambaraga we, rekura ubuzima bw'ababera, rekura dayimoni, rekura wa muzimu we, rekura wa muzimu we, rekura umugingo bwabo, rekura amaraso yabo, rekura imibereho yabo, rekura kunesha divosevo, reka baneshe, reka batsinde mu izina rya Yesu. Ukwiye inkoni ishishutse niko mbomoroye ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Ukwiye inkoni ishishutse niko abadayimoni murekuye ubuzima bw'abera mu bihugu byose mu izina rya Yesu. Rambere stango, ndakubita, ndasenya, ndarimbura, ndatwitse, ndubitse mu izina rya Yesu Kristo. Mama Yesu ashimwe cyane. Amina. Dora sifo eno egenemeni stance. Imana irambwiye ngo igukuyeho umudayimoni wo kuzanirwa n'ihembe. Ku buzima bwawe urwana n'imbaraga z'amahembe. Dore wazaniye Imana amazi kuyasengera kugira ngo uyatere mu nzu yawe. Imana irambwiye ngo yinjiye muri ayo mazi ngo kandi ukiyatera mu nzu elilo penestance, ukiyatera mu nzu yawe hari imbaraga z'umwijima zisohotse mu nzu yawe. Niko Imana ivuganye nawe. Imana irambwira ngo uyu mwaka abarozi bari barasinye ko baraguhitana, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ntacyo kibaye kuko ugeze imbere y'Imana. Bose eno ki distance. Imana ikoze mu nda yawe hasi, mu nda mu kiziba cy'inda harimo ikibazo gikomeye cyane. Niko Imana irimo irambwira besifo na stiko eno. Nushaka kumwerekezaho kamera ntacyo bitwaye. Imana iragukijije, Imana igukijije ubwo burwayi bwo mu nda hasi difora sekotidevo. Waturutse he? Uruwa hano hejuru imurami ilibilistance. Imana watakiye irambwiye ngo ije kubana nawe kandi iragukijije dofa ginipiliza. Dore ikoza aho ngaho mu kizwa cy'inda kuko wari kuzahabagwa. Harimo imbaraga z'ikiyoka bari barakoherejemo cyazengurukagamo. Wari ufite rendezvous dilisa, wari ufite rendezvous de sifo eno ene kudista. Imana ikurinze kuzagwa ku iseta pele senemaze kotitesa. Imana ikoze operation mu nda yawe. Niko Imana ivuganye nani. Imana the stili oro mbonye marayika akora muri pharmacy agutera urushinge nistifo ono mbona koherejemo umuti. Imana irambwira ngo iri joro Imana irarari gukorera deliverance ya muganga agiye gutungurwa. Ibintu yapimye yabonye agiye gupima asange mu nda yawe habaye hazima. Nakubaza uzamubwire ngo ni Imana ya Isiraheli yabikoze, ni Imana ya Isiraheli yabikoze kuko Imana igukoreye igitangaza kuri uyu musozi destifo oro geleba izinevo. Kandi Imana ikoze muri uwo mugongo wawe isoyemo imungu yari iri kumunga mu rutirigongo rwawe. Wari wabimubwiye? Yari yabikuganirije. Seloza voki ni muhimana icyubahiro rero. Lesidivo ano sekotance de banifo senokide. Uyu mwanya ukiza umugongo ukomeye cyane wari kuzajya mu kagare destin. Nushaka wegame neza ukore siporo wumva umugongo wawe wabohotse wabaye nk'umusore cyangwa inkumi. Niko Imana irimo ivugana nanjye kumbonye ikiganza cyakumuriyo gikora ku mugongo wawe. Mbona hasohotsemo urunyo mu mugongo. Aje bigenze neza. Imana iraje bigenze neza. Nukurera bigenze neza. Ihindure byanze. Haleluya hindure byaseguye. Imana ihindure byanze. Nukuri we Imana ibyaseguye. Iraje bigenze neza. Nukuri iraje bigenze Imana neza. yacu iraje bigenze neza. Haleluya iraje bigenze neza. Ihindure byanze. Nukuri hindure byase guhinduka. Haleluya haleluya. Amina haleluya. Ya. Wowe hepfo mama, wowe hepfo. Wowe nawe uvuye murambi. Wowe wavuye mu gacekero. Waruje gushaka Imana hano muri uyu musozi.
Imana irambwiye ngo icyifuzo cya mbere wazanye ni icyifuzo cy'amafaranga, nibyo niko bimeze. Cheros de stanfo eno benestance kiribini ola sevonema tekosidivo wabiganiriyeho n'uyu nguyu mwabiganiriye delos eno munyamakuru hano yumiwe. Cheristifo Imana irambwiye ngo ikemuye iki kibazo wazanye cy'aya mafaranga, na nubwo ari amafaranga menshi. Imana irambwiye ngo aya mafaranga ni amafaranga atari menshi, ngo Imana irabikoze ngo kandi bitarenze uku kwezi kwa gatanu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga Munsira intunganye, nawe yemeye kujyana ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. nawe yemeye kujyanina ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Yese hozuyo muruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simera ko nkibona, ikoko mose mukoro ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanje. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira y'intungane. nawe yemeye kujyanina ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ijuru senzabona abanzi banje ukundi, nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro. Zashima Imana haleluya, zerambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Mana turacyagushima, Mana turacyakubaheshe, Mana turi imbere yawe. Mana Eliya yabaga mu buvumo bw'itishubi, Mana Eliya yakoreshejwe ibitangaza avuye mu buvumo. Mana urakomeye. Dilo anse again, duhamagaye imbaraga zawe Mana, duhamagaye ubwiza bwawe Mana, duhamagaye amavuta yo kubohora abantu, duhamagaye imbaraga zikomeye. Dukureho igisuzuguriro cy'abanyegiputa, dukureho igisuzuguriro cy'abanyamahanga, dukureho igisuzuguriro cy'abadayimoni, dukureho igisuzuguriro cya Satani. Delope elasi evo, wambwiye ngo abanyegiputa abera babonaga ntibazongera kubabona ukundi. Urambwira ngo nze sengere abadiaspora, urambwira ngo nze sengere abantu bari mu bihugu by'amahanga, urambwira ngo kuko bugarijwe n'ibyago
bikomeye urambwira ngo ninze nsenge distifo ono nakwemereye be oros ntitaye ku macumu y'abantu nakwemereye ntitaye ku magambo ari mu isi nakwemereye ndaje imbere yawe ngenza uko ushaka nabo bagenzi uko ushaka izina ryawe rihimbazwe belifa ano tekosa abilify ginitinda sai God shelolo sangota abivo sai uri Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga uri Imana helili pa azano genestance uri data wa twese mwiza uri Imana gitare kisungwa n'amahanga uri imbaraga z'abakwizeye muri aya masaha ndi muri ubu buvumo wagennye kugira ngo ngenza kuguhamagariramo ngenza kugira icyo nkubwiriramo ineza yawe imbaraga zawe ubutware ubushobozi icyubahiro reka bibi zawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu muri uyu mwanya umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro agakurikirana iri sengesho urwaye diabete nakire urwaye kanseri nakire urwaye munda nakire urwaye indwara zitandukanye nakire uwo bari bagiye guta mu rugo nahabwe urugo ruzima ndakubita amadayimoni ari gusenya imiryango ndakubita amadayimoni ari gusenya imiryango ndakubita imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga zibohora imbaraga zikiza imbaraga zibatura imbaraga zikura ikuzimu imbaraga zikure ikuzimu izo nizo duhamagaye imbaraga zazuye Lazaro izo nizo mpamagaye ndazohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndazohereza mu Bufaransa ndazohereza Belgique ndazohereza muri Espagne ndazohereje muri Canada ndazohereje mu Burusiya ndazohereje muri Dubai ndazohereje ditanse tilivo ndazohereje ngo zikura abana b'abakobwa mu busambanyi ndazohereje izo mbaraga ndazohereje ngo zibatura babaswe n'ububata bw'ibimoji ndazohereje ngo zibohore imbohe ndazohereje izo mbaraga z'umwuka wera reka zibe ku muntu wese udukurikiranye Imana ikomeye Imana y'imbaraga Imana y'ubutware Imana y'ubushobozi Imana ishobora byose turaguhamagaye data ngwino wiyerekane ngwino witamurure ngwino wigaragaze ngwino ukora ibikomeye dusengeye itorero ryawe dusengeye umurimo wawe dusengeye ibicaniro byawe muri iki gihugu cy'u Rwanda dusengeye abashumba bose mu izina rya Yesu ribo seno eno imbaraga zinaniza itorero turazitsikamiye mu izina rya Yesu imbaraga zinaniza umusaraba turazitsikamiye mu izina rya Yesu imbaraga zinaniza abera muri iki gihugu turazimuhomboye Peli tope asengo hagaze nk'umuhanuzi nahanura ubuzima busa ku itorero natura ububyutse natura kwihana natura kuzamurwa beriro se eganmo dilipase eno duhagaze mu cyuho cy'abaguhombeye turavuze ngurera duhagaze mu cyuho cy'abagiye kure yawe turavuze ngo nushyirwe hejuru duhagaze mu cyuho cy'abatakwizera twe turakwizeye duhagaze mu cyuho cy'abatera kwakiriye twe turakwakiriye ngwino ugendere muri twe ngwino uhagurutse ibirema ngwino umure impumyi mu izina rya Yesu turasenze mwami nk'uko wabintegetse ngo sengera abantu bari mu bihugu by'amahanga kubera bugarijwe n'ibintu bikomeye kandi hari ibigiye gutera ku isi ndakwinginze ubwo isi igiye kongera kunyeganyega ubirize erose sheroko tonda saigo ubukungu bw'isi bukaba bugiye kongera kwikubita hasi ukomeza abera ku isi
ukomeza abitorero ku isi, ukomeza umukumbi wawe ku isi mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimaje, Mana ndakubashye muri iki gitondo. Naramukiye imbere yawe, uri Imana idahinduka, uri Imana idahemuka, uri Imana rurema, uri Imana rubasha, uri Imana itamenyerwa. Ndagushimiye ko izina ryawe rihawe icyubahiro mu mahanga no mu isi, kandi distant for honor wururukije urujojoba rw'imvura y'imigisha kubera, kandi ukabuje gusohoza amasezerano. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Torero ry'Imana, inshuti za gusenga everyday, reka tubasuhuze inshuti za gusenga everyday, twizere ko mumeze neza. Turabashimiye rero abantu muri mu Rwanda mu gusenga everyday, tubasuhuza tubabwira ngo Imana ibahumugisha mu inshuti za gusenga everyday. Abari mu Burundi mu inshuti za gusenga everyday, Imana ibahumugisha. Abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabasuhuye kuri gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Burayi turasuhuje kuri gusenga everyday, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya turasuhuje, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Oceania, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ntabwo ari bisanzwe, uyu munsi dutunguye Apotre Evode. Twatekereza hana amavuta ayavana, noneho tumutunguye mu buvumo, dumusaze mu buvumo ahari gusenga. Ura umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amakuru y'imisi. Turashima Imana, tumeze neza, turi mu bihe byiza byo gusenga Imana. Ngira ngo urabyumva amavuta ari hano, yego, yahagurutsa abatari guhaguruka bagahaguruka, yego. Hello sign big for you. Turanezerewe kubana namwe rero, Imana ibaho umugisha cyane. Mukozi w'Imana, watangira unasenga Imana ko tugusanze uri mu bihe byiza. Kwamaze gusenga, maze mu mwanya hano senga, ahubwo ndagira ngo mvugishe abantu bishuti za gusenga everyday. Ndagira ngo ubwo mwantunguye mukaza hano, ariko nta nico bitwaye, uyobowe n'umwuka w'Imana. Nari naje gusengera abantu b'Imana, kandi mfite na message. Rimwe na rimwe turahanura, bamwe bakavuga ngo ntibazi ibyo turimo, abandi bakajajinga ubuhanuzi, ariko muzajya mutungurwa no kubona yaba ibibi yaba ibyiza birimo biza bisatira abantu. Hari umuntu wambajije ikibazo arambwira ngo umuhanuzi w'ukuri ngo iyo abonye ibyago ngo arabisengera kugira ngo bitabaho. Reka mbabwire, gusenga turasenga, ariko kubera ko muri kino gihe imitima yabaye akahebwe, Imana igiye gukoresha ibimenyetso biteye ubwoba n'ibitangaza bikomeye kugira ngo abantu babashe kumenya ko ari Imana ifite imbaraga, kandi babashe kumenya ko ari Imana yica igakiza. Turagira ngo tubwire abantu ko Imana ni Imana y'umugisha, ariko ni n'Imana igutera umuvumo iyo wanze kuyumvira. Mu kuboko kwayo harimo ibyiza, harimo n'ibibi. Kandi ndashaka kuvuga ko uyu munsi mfite message zitandukanye, ariko message ya mbere, urumva ndi kuryaryatwa ku munwa, ndi kuryaryatwa. Message ya mbere nuko kugeza kuri izi saha abantu barebe hano, Imana yambwiye ngo nzane umweyo. Uyu mweyo abantu bawitegereze. Uyu mweyo ni umweyo ukura imyanda cyangwa se ibintu ibyo ari byo byose bitari byiza ukabikuraho. Ndashaka kuvuga ko uyu mweyo uri gukubura, hari ibyatsi bisigaramo cyangwa se imyanda itagenda isigara mu mweyo, ngira ngo muri kubona ko ndi gukuramo ubucafu butandukanye n'imye. Imana rero yantumye irambwira ngo Imana igiye gukubura isi, kandi igiye gukubura isi. Ibishingwe biragiye ukwabyo, imyanda nayo irajya ukwayo, ariko hari n'indi myanda irasigara mu mweyo, mu mwanda. Imana irambwira ngo SIB, mbwira abantu bezwe kuko ari igihe cyo kwezwa no kwegera Imana. Nabonye amaboko manini cyane, ateze amaboko manini cyane,
ateze ngo abantu baze uruhande rw'ayo maboko, muri ayo maboko. Ariko mbona abantu benshi bateye umugongo ayo maboko. Ijwi rirambwira ngo ubwo abantu banteye umugongo ngo nanjye mbarekuriye ibyago kugira ngo bampindukirire. Bibiliya ikavuga ngo Imana ihabwa icyubahiro no gukinga iby'abantu cyangwa se ibyayo, ngo ariko abami ngo bashimishwa no kubigenzura. Rero hari ibintu Imana igiye gukingirana kugira ngo abantu bayishakane umwete, kuko abantu benshi bari mu nzira bishakiye, kandi Imana igiye gukubura isi, igiye gukubura isi, ikubure imyanda. Kandi uko irakubura imyanda, uko iyi myanda irimo igenda, niko abantu bamwe na bamwe bagiye kubona imyanda igenda nyine. Isi igiye gukuburwa, kandi Imana igiye kongera kudisa amafo egon, igiye kongera kunyeganyeza isi. Sheros de fosa, uko mubona utu twanda twarimo hano ndukubuye tukaba dushizemo hano, niko emo esereva antonse again, niko Imana ikubuye isi, kuko hagiye gukorwa isuku y'Imana, hagiye gukorwa isuku y'Imana. Nitegure kubona isuku y'Imana. Hagiye kuboneka amayira y'abera, hagiye kuboneka amayira mazima, hagiye gutobanurwa amasoko yari yaratoamye. Ariko imyanda irabanza kwegerayo, imyanda irabanza kwegerayo. Urukungu rurajya ku ruhande, amasaka data ngo arayahunika, amasaka data ngo ari buyahunike. Iyo ni message Imana yamaye ngo nzageze kubera bitorero semvo agone tendesta piriza anostifo. Urukungu azarutwika, amasaka azayahunika. Imana irambwira ngo nindangiza nangarize abantu ko hagiye kubaho icyorezo isi yose. Noneho nta kuvuga ngo uyu ni umwirabura, uyu ni umuzungu. Abantu abari bo bose bazubararira isi, bazanyeganyega. Nta mutima n'umwe uzasigara utagize ikintu cyitwa ubwo. Abari ku migabane y'i Burayi, ibyo byorezo, icyo cyorezo kiraje kandi ntabwo gitinze. Abari muri Afurika, icyo cyorezo kiraje kandi ntabwo gitinze. Kubwiye mpamvu ntihagire umuntu uza kuntuka cyangwa se kumbwira nabi ngo icyo cyorezo wakegeje. Yo ntabwo ari njye ugitegura, nta nubwo ari njye waremye isi, nta nubwo ari njye waremye abantu. Uwabaremye niwe wambwiye ngo nangaze ko hari icyorezo kigiye gutera isi, kizanyeganyeza isi. Hari kirimo kirategurwa n'umwanzi Satani, ariko akoreye mu bantu. Imana irambwira ngo umuhanga, umunyabwenge, umuntu muzima utekereza neza ngo yegere Imana, ngo kuko isomo rya mbere abantu ntabwo mwaryize. Irambwira ngo nongere mbibutse COVID-19 murayibuka, uko mwatakambye murabyibuka, uko mwanishe murabyibuka, abagenze n'amaguru mufite amavewiti murabyibuka, abagiye guhaha mugenda n'amaguru murabyibuka. Ese umukene n'umukire ko bicaranye murabyibuka. Mbese umuntu uko yangiye gusohoka mu nzu ye kandi yarayiyubakiye murabyibuka. Mbese before segan isomo ngo mwize ntabwo mwarifashe. Imana irambwira ngo hari inyandiko n'ikaramu ikomeye, ikaramu mutamenye, ngo yabahaye kwandika no gusubiza ibibazo mwabajijwe nayo mu mwandiko ngo birabananira. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ubwo mwatsinzwe ikizami cya mbere, ngo mbese icya kabiri ngo muzabasha kugitsinda. Iyi karamu ntabwo yigeze kubonwa n'undi muntu uwo ari we wese. Imana irambwira ngo inyandiko yayo n'urwandiko ibandikiye ngo rubagereho, kandi ngo rubagereho ngo musubize ibibazo ngo Imana igiye kuzababaza muri icyo cyorezo. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga, ngo nzururuka ndi mu ijuru, ngo mbakirize igihugu, ngo mbakirize isi, mbakirize igihugu. Yemwe niba mushaka ko igihugu gikira, yemwe niba mushaka ko abera bahumeka, yemwe niba mushaka kugira amahoro, nta mahoro y'umunyabyaha, ni Uwiteka avugiye kuri uyu musozi. Aravuze ngo arashaka ko mwezwa, aravuze ngo arashaka ko mwatura, aravuze ngo arashaka ko muca bugufi, aravuze ngo arashaka ko mutirata ngo mwiyemere, kuko abahamagaye ntimwarara ku isi. Uwera
yantumye ngo mbabwire ngo amasomo ya mbere ubwo mwayatsinzwe ngo aya kabiri yo arabararika hasi ngo ariko nimugire ubwenge ngo mwite ku iherezo ry'ubuzima bwanyu. Bivuzwe kenshi, bamwe mwiringiye ubushobozi bwanyu, abandi mwiringiye imbaraga, abandi mwiringiye gukomera kwanyu, ariko ibyo byose Imana irabyubitse, irabimanuye, kubera ko idisa amfo isi yose igiye gutungurwa n'imikorere y'Imana. Niyo message ya kabiri Imana yamaye. Iya mbere ni ugukubura imyanda ikajya ukwayo, kandi urukungu udataka rutwika, amasaka akayahunika. Iya kabiri ni uko isi igiye kunyeganyezwa n'icyorezo gikomeye cyane. Ngira ngo mbere ya COVID-19 mu mwaka w'ibihumbi 2017 na 18 ndetse na 19 twese twagiye duhanura ibintu bikomeye ku bicariro bitandukanye. Bamwe bati n'abasazi, abandi bati n'abeskoro, ntacyo, ariko muzatungurwa ubwo ibyo mwatinyaga bizaba bibagezeho. Ntabwo ari yahamura, ariko kandi niyo muvuze ngo guhahamuka, none se mwebwe Imana ko mwayiteye umugongo? Yewe ibiteye ubwoba bya ninjoro iyo uri kumwe n'Imana ntibigutera ubwoba. Hahamuka umuntu utari kumwe n'intare yo mu muryango wa Yuda, ariko igishyitsi cyo kwa Dawidi uwo cyaneshereje ntabwo ahamuka, ntabwo ari iterabwoba, nta nubwo ari ubweskoro, nta nubwo tuba twaje kwicara hano ari uko twabuze ibyo dukora, nta nubwo tuba twaje hano ari uko turi imburabwenge, ahubwo turi intiti zamenye kumvira umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Hanyuma Imana irambwira nanone message ya gatatu, irambwira ngo uko igiskwasi bagiturubika ahantu gihe bayishakana umwete, uku uru rushinge rurimo rwinjiramo hano, niko Imana yinjiye mu mitima y'abantu bamaze igihe bayishaka. Fite n'indi message ya kane, ntabwo njya ninda, murabizi Imana ibiri kumwe natwe. Message ya kane yo nugusenga, kandi nugusengera abantu baba diaspora. Data yavuganye nanjye arambwira ngo ba diaspora, ngo Imana abakoze imirimo ngo irabibashimiye cyane, ngo kandi ngo ibagomororeye imigisha kubw'imitima mugira yo gufasha intore z'Imana no gufasha ubwoko bw'Imana. Mu diaspora uri hanze mu gihugu icyo ari cyo cyose, waba waratanze igiceri cy'ijana, waba waratanze umwenda wambika umupfakazi cyangwa wambika ipfubyi, waba warishyuye minerivare y'umuntu uwo ari we wese, uyu mwaka utararangira Imana ikuremeye igitangaza kizatangaza abantu bo mu muryango wawe, kizatangaza abo mukorana, kizatangaza aho utuye, kizatangaza abo mu nzu yawe, kuko uko wakoze imirimo mu ibanga niko Imana igutabaye ibishyizeyo ku karubanda. Ahari wenda wari ufite ubushobozi bw'amafaranga, ariko hari ubundi bushobozi bw'ibyo utari ufite. Niba hari indwara urwaye, ndahanura mu izina rya Yesu nk'uko nategetswe, wakire gukira iyo ndwara kubw'imirimo wakoze. Imana irakuvunjiye, kandi ndahanura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, niba warafashije umurimo w'Imana, uko wubatse ubwami bw'Imana, niko Imana yubatse umutima wawe, niko Imana yubatse ubuzima bwawe, niko Imana yubatse ubugingo bwawe, niko Imana yubatse imibereho yawe. Mweho turaza gusoza dusengana isengesho ry'umwihariko rikomeye cyane. Dilipesa ano seko tande sanfo eno. Imana yamaye indi message, nubwo abantu bakunda kuvuga, nanjye njya mbivuga, ariko munyemerere banyarwanda twumvikane mu isi y'umwuka, twumvikane mu isi y'umwuka, tugere ku musaraba tuganire n'Imana, kuko Imana hari icyo irimo inganiriza ku gihugu cyacu. Debo ansefo eno. Imana irashaka ko abantu bababarirana mu buryo bukomeye cyane, kuko iki gihugu Imana irimo irambwira ngo ni igihugu cyatoranijwe n'Imana, ngo kandi ngo iki gihugu ngo kiri ubwoko bw'Imana bw'abanyamugisha butavumika, ngo iki gihugu Imana ntigikuraho ijisho rya. Hanyuma ndumva ijwi rivugana nanjye ngo hari
ibitero simusiga Imana iburijemo by'abadayimoni. Ndavuga ibitero by'abadayimoni. Hari imbaraga z'abadayimoni Imana iburijemo. Hari ugukangarana Imana ikuye ku buzima bw'abanyarwanda, kandi hari ibiteye ubwoba beresenevo Imana ikuyeho abanyarwanda. Nelistanfo eno ngo ibabambiye ihema rikomeye cyane, kandi distanfo eno iramwira ngo iradutwikiriye niko ivuze. Nestifo eno ngo ni igihe minister ngo distancevo ngo ni igihe gitoya ububyutse bugahaguruka muri iki gihugu. Mugiye kubona indwara zikira live, apana imyestaro y'abantu bestara. Mugiye kubona abatimbago muri iki gihugu, kuko Imana yongeye guhagurutsa aba Elia, Imana yongeye guhagurutsa ba Stefano muri iki gihugu, Imana yongeye guhagurutsa ba Yohana muri iki gihugu, Imana yongeye guhagurutsa ba Yeremiya muri iki gihugu. Imana igiye gukora imirimo ikomeye cyane. Jero tonsevo egon ngo kandi nta urayitambika. Hari imbaraga zitaye agaciro, imbaraga z'abapfumu ziri guta agaciro, ziri kuba expired, niko Imana iri kuvuga. Kandi distant ntangaze the for and no wa mu pastor we, wa mu evangeliste we, wa muhanuzi we, wa muvuga butumwa we, wa mu apostolike we, wa mu bishop we, imbaraga zitari z'Imana abantu bacishije. Imana irambwiye ngo irirahiriye, ngo irirahiriye noneho, irirahiriye noneho ngo uyu mwaka ntabwo basiga amahoro, ngo kuko Imana ije mu mukwabo, Imana ije mu mukwabo, kandi ije mu mukwabo ukomeye. Delos eno wumva ijwi ry'Imana uhindukire, wumva ijwi ry'Imana urekura imiti, wumva ijwi ry'Imana ureka imana zo muri envelope, wumva ijwi ry'iyaremye ijuru n'isi. Imana izi abantu bacanze umwuka wera n'utuntu, Imana izi abantu bavanze amata n'amaganga bidakorana. Iministe ngo asivome, Imana izi abantu bacuritse umurimo, Imana izi abantu bacuritse ubwami, Imana izi abantu bafashe bira barayicurika, Imana izi abantu bari guhangana, Imana izi abantu bahagaze ahita bahagaritse. Dore iraje n'inkoni ndende cyane, dore iraje n'inkoni idasanzwe, dore iraje n'ikibanda. Munyamakuru nzanira inkoni yariya, nzanira inkoni yariya. Shenoto kivo instance, nzanira ikibanda aho ngaho, icyo kibando kinzanire. Delope sando ndahanura uko nategetswe. Ba Nehemiya barahanuye bubaka inkike z'i Yerusalemu, ba Yeremiya nabo barahanura, ba Yesaya barahanura, ndetse babakereza n'inkero. Ariko ndahanura uko nategetswe. Hari inkoni nini ndi kureba, hari inkoni nini ndi kureba igiye gukubitwa ibitugu by'abapfapfa. Menope sando shando sikota rezete for ano turi distant for ano. Mana nakwemereye mbere umuyobozi. Imana iziye nestifono ko distance, Imana ije kubanyuramo. Icyubahiro cyose ufite Imana ije kukunyuraho, Imana ije kukunyuraho. Iyi nkoni murayireba, nyibonye mu mwuka, yari inkoni igondoye. Mbona abantu barimo barakubitwa inkoni. Imana irambwira ngo izo mwaciye nimwe mugiye kuzikubitwa, ngo kubera ko muziki idahana ariko ije kubahana, ngo muziko mwahuritse abera ariko Imana ije kubahano. Mwazimije abanyamasengesho, icyo nicyo cyambere muzize. Mwajimije abanyamasengesho mwitorero, icyo nicyo cyambere mujize. Kandi icya kabiri muzize, mwacuritse ijambo ry'Imana, murakundisha abantu isi kurenza kwamamaza ubwami bwabahamagaye, ubwami bwabambitse amakote sha, ubwami bwabateruye ku bitogotogo bukabicaza mu mavewiti n'amarangerova n'amatexeri. Imana irabazuye benestan. Ibyo mubeshya ngo hari imirimo mukora, imirimo mufite utuntu mukenyereyeho, imirimo mufite utuntu mwambariyeho amakote, umurimo mufite utuntu mwabadamu mwe mujya kucisha. Oya, Imana izanye inkoni, kandi umukwabo wawo ntabwo murawukira, niko Imana ivuze. Ariko ubaye umunyabwenge wakwiyeza, wakwihana. Nizo message Imana yari yamaye. Ariko inkoni igiye kuvuga ku bantu biyitirira izina ry'Imana, ku bantu babeshye Imana, ku bantu bavuga ngo iravuze itavuze. Inkoni irabaziye. Kandi ku bantu distant for eno mugurisha ubugingo bw'intama, Imana irabaziye. Ku bantu mwirirwa muca imanza mutari abacamanza, inkoni irabaziye. Niko Imana yantumye ngo mbabwire muri izi message. Hanyuma wa munyamakuru we unyemerere, ndumva afite ishyaka ryo gusengana n'abantu bitwa aba diaspora.
ibisimba bivugira ko ari uko bari mu bihugu wenda byiza birimo ubutunzi. Oya, Imana yanegetse kubasengera. Kandi umuntu ukurikira gusenga everyday akaba nyumva akizerera muri risengero, araza kubona ukuboko kw'Imana. Azabyandika hano muri comment, abandi bazaguhamagara. Hari ukuboko kw'Imana kuraza kugaragara, hari ukuboko kw'Imana kuraza gukoreka, hari imbaraga zigiye kubohora abantu. Ndi kuzumva hari imbaraga de los ema zigiye kubohora abantu, hari imbaraga zigiye kubatura abantu mu ngoyi zari zibaziritse. Ndasengera abantu mu byiciro bine nahishuriwe. Niwumva utari muri iki cyiciro ntiwitwaze ngo uri mu diaspora, ntabwo ari muri rusange mwese. Icyiciro cya mbere n'abantu bahorana umunaniro ukabije. Nahishuriwe, Imana irambwira ngo muri biriya bihugu Canada, Amerika, Ubufaransa, no mu bihugu hariya muri Dubai, ngo hariyo imyuka ngo y'abadayimoni yamanukiye ibyo bihugu y'abakabariste. Ngo iyo myuka irarinaniza aba bantu. Uraryama muri muzima ukabyuka umutwe kurya, uraryama muri muzima ukabyuka ibitugu byakonyaguritse. Ibyo ni ibimenyetso nahawe. Uraryama muri muzima ukabyuka wumva amaguru wagira ngo ntayakuriho, harimo ibinya. Icyo ni icyiciro cya mbere ngiye gusengana nacyo. Icyiciro cya kabiri ni abantu bakora bakabona amafaranga, ariko yayabona none mu gitondo ukaba utamubaza igiceri cy'ijana. Hamanutse abadayimoni babapapuza ibyanyu bakabitumura bakabibambura. Imana yambwiye ngo twirukane umwuka w'inyatsige. Nawe wowe unkurikiye, umwuka wa gatatu nahishuriwe ni umwuka abantu bagize baratanze, hanyuma abo bahaye ibyo bari byo biteguyemo ntibabibona, ngo bananirwa gutanga. Imana yanumye irambwira ngo uko watanze wicogora gukora, ngo kuko ni wakoreye abantu, ngo wakoreye Imana. Imana wakoreye rero niba itaraguhemukiye, ongera ukore, ongera uhagurutswe n'Imana. Ubwo buryo butatu tugiye gusengeramo abantu, tugiye guhamagariramo abantu Imana, ni uburyo bwiza kandi ni uburyo umuntu wese urakurikira iri sengesho araza kumva imbaraga zikomeye z'umwuka wera. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana umutabazi, Imana akabando twishindikirijeho, turaguhamagaye Mwami Yesu. Nge n'aba bene data mu izina rya Yesu dukubise imbaraga z'abadayimoni. Wa muzimu we unaniza abera bari mu bihugu byo hanze, urara ubarwanya, urara ubagenza. Ndakunanije uyu mwanya, mwambuye imbaraga uyu mwanya, mwambuye ubutwaro uyu mwanya. Ndagusenya mu izina rya Yesu, ndakwambura imbaraga. Dukubise imyuka mibi, dukubise imyuka y'abarozi, dukubise imyuka y'abadayimoni, dukubise imyuka y'abapfumu, dukubise imyuka y'abakonikoni. Tunanije imbaraga mbi, tunanije ibitero, tunanije ubwami bwa Satani. Rekura wambaraga we, rekura wambaraga we, rekura ubuzima bw'ababera, rekura dayimoni, rekura wa muzimu we, rekura wa muzimu we, rekura umugingo bwabo, rekura amaraso yabo, rekura imibereho yabo, rekura kunesha divosevo, reka baneshe, reka batsinde mu izina rya Yesu. Uko iyi nkoni ishishutse niko mbomoroye ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Uko iyi nkoni ishishutse niko abadayimoni murekuye ubuzima bw'abera mu bihugu byose mu izina rya Yesu. Rambere stango, ndakubita, ndasenya, ndarimbura, ndatwitse, ndubitse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugiye gusengera abantu b'Imana bagiye batanga, ariko uko iyi nkoni ishishutse niko Imana ikomoroyeho abadayimoni n'imbaraga z'abadayimoni. Uko iyi nkoni ivuyeho iki gishishwa niko imbaraga z'abadayimoni zitatanye, niko Imana ivuganye n'ubuzima bwawe wowe ahuri muri Canada, ahuri mu Bufaransa, ahuri muri Amerika, ahuri Belgique, ahuri muri Dubai, ahuri ahariho
hose muri ibi bihugu bitandukanye. Imana isandaje abadayimoni. Uko ibi bitatanye niko Imana itatanije abadayimoni bakugenzaga. Ugiye kubona umucyo ukumurikiye mu izina rya Yesu. Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana y'igitinyiro, Mana ishobora byose, Mana iteye ubwoba. Nasengera intore zawe bakoze umurimo wawe, bafashije ipfubyi, bafashije abapfakazi, bambitse abashonji, bafashije umurimo w'Imana. Baredose vokide, reka urwanya ibibarwanya, kurwanya ibibananiza. Ndohereza imbaraga zikomeye mu mitima yabo kugira ngo babashe gukomezanya nawe, kugira ngo babashe kurwana intambara nziza, kugira ngo babashe gukora imirimo myiza, kuko imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Ndabasengeye be kunanirwa, ndabasengeye be kugwa nzira, ndabasengeye ngo babone impamba ibageza ku musaraba, ndabasengeye ngo bahabwe ubuntu, ndabasengeye ngo bahabwe kunesha, ndabasengeye ngo bahabwe ubutware, ndabasengeye ngo bahabwe ubushobozi mu izina rya Yesu. Umudayimoni w'inyatsi nawe ndamwirukanye mu biganza by'abera ku isi yose, mu badiaspora mu izina rya Yesu, mu banyamahanga mu izina rya Yesu, bantu bari bwota amasimbi ndabasengeye. Ubwo wambwiye kugiye kubakoresha bakubaka inzu zawe, bakubaka ihema ryawe ryaguye, bagashora ibyabo muri wowe, kandi nk'uko babigusezeranije Mwami hari ababizirikana. Turasenze rero kugira ngo bakoreshe menestanfo enosayiginimo mu izina rya Kristo Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera. Amaboko y'Imana ikomeye aganze ategeke. Nuri umusozi nka Mose ku musozi Sinayi, nazamutse umusozi nk'uko Kristo wazamukaga umusozi ukajya gusenga, ukajya kwinginga Data wa twese, ukamusaba imbaraga. Ndasaba imbaraga mu bera bawe, ndasaba imbaraga mu ntore zawe, ndasabira imbaraga abakobwa n'abahungu, ndasabira imbaraga abana bato n'abakecuru, ndasabira imbaraga abantu bo mu ngeri zitandukanye, ndasabira imbaraga umuntu wese wari udukurikiranye kuri gusenga everyday mu izina rya Yesu Kristo. Kujya ku musozi subuyobe, kujya ku musozi ntabwo ari kuburi ibyo umuntu akora, ahubwo nageze ikirenge mu cyawe. Oh haleluya. Mose yamanukaga ku musozi Sinayi ngo akaza akayangana ubwiza bw'Imana mumuriho. Tugusabye ko abera bakayangana ku isi yose, tugusabye ko abera bagira power, tugusabye ko itorero rigira autorite, tugusabye ko imbaraga z'Imana zikomeza kururuka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze kuko uri Imana yumvise gusenga mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri igano tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa akoze sabone tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Nawe ushaka gukora bwa mbere ugeze gusenga every tugusokana subscribe ushaka gukora sabone. Imana iguhe umugisha. Mukozi w'Imana sigoro cyo wakongeraho. Imana iba umugisha, Imana ibane namwe. Wakenera kutuvugisha kugira ngo dusenga n'Imana ni kuri 0782898885. Wakenera kugira icyo dusobanuza kubyo twatambukije, aduhamagara ho mu gikari kuri nimero 0782898889. Uko twatangije umuririmbyi wa munyamakuru we rero niko tugiye gusozesha umuririmbyi uvuga ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Yesu ati ndi kumwe nawe. Hanyuma abera mumenye ko mu kabwibwa kariko kose Imana izaba iri kumwe namwe, kandi mu mwijima w'icuraburindi Imana izaba iri kumwe namwe. Mugenzuragana mwijuru ujye utumbera Yesu, aza kuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajarinda umutumbereye
kumanywa na nijoro inzira itagaragara hakaba mukabwibwi Yesu ati nje ndi kumwe nawe ojo muhanga amaso ojo muhanga amaso ojo muhanga amaso ajari ndo mutumbere kumanywa na nijoro iyo shutswe nguyobe nzera ojo tombera Yesu nibwaza kugeza mw'ijoro osohora amahoro ojo muhanga amaso ojo muhanga amaso ajari ndo mutumbere kumanywa na nijoro uju muhanga amaso uju muhanga amaso ajari ndo mutumbere kumanywa na nijoro uju muhanga amaso uju muhanga amaso ajare no mutumbere kumanywa na nijoro mu bibazo byawe uju muhanga amaso iyo bagutuka uju muhanga amaso ajare no mutumbere kumanywa na nijoro. Imana ishimwe. Imana muyihanga amaso niyo murinzi wawe wo kwizerwa kandi ntabwo izemera ko ibirenge byawe biteguza ikurinda kumanywa na nijoro ntihunikira kandi ntisinzira. Ndagira ngo mbabwire ko itorero nanone mbabwiye ko rizataha kandi abera tuzimurwa mu isi tugeri wacu. Ndafashijwe muri iki gitondo, ndafashijwe muri uyu mwanya, ndumva ndi kumwe n'imbaraga zikomeye kandi muntu wadukurikiranye turagushimiye cyane cyane byimazeyo ko wahisemo mu biganiro birebwa byose ukahitamo kuva muri komedi ukumva ibitunga ubugingo ukumva iby'imbaraga. Dore bendera ya Yesu iramanitswe ngo yarajahoro yatyo ngwatabarabe ati emwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati emwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora shote mwe ducorekere umucunguzi tumutumbire twizeye ubutwarebwe ati emwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati emwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora kuko ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu zaduhendura ati emwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati emwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intambara ikomesha twe gucogora umve muntu iravuze aranesheje ati emwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora
ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Munyamakuru rero ndashaka ko numvise abantu bari inyuma y'ubuvumo bareke baze ahari amavuta abantu ubwiza bw'Imana bwabakuruye. Numvise abantu bari aho hejuru bareke baze. Mama Yesu ashimwe cyane. Amina. Dola sifo eno igenemene instance. Imana irambwiye ngo igukuyeho umudayimoni wo kuzanirwa n'ihembe. Ku buzima bwawe urwana n'imbaraga z'amahembe. Dore wazaniye Imana amazi kuyasengera kugira ngo uyatere mu nzu yawe. Imana irambwiye ngo yinjiye muri ayo mazi ngo kandi ukiyatera mu nzu elilo penestance ukiyatera mu nzu yawe hari imbaraga z'umwijima zisohotse mu nzu yawe. Niko Imana ivuganye nawe. Imana irambwira ngo uyu mwaka abarozi bari barasinye ko baraguhitana, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ntacyo kibaye kuko ugeze imbere y'Imana. Ngo iyo waje kubwira ngo yakumvise ujye urwara umutwe utererezwa n'abadayimoni. Niko bimeze. Imana igukirije umutwe muri uyu musozi. Boshye unzi uranzi Imana igumugisha rero. Imana igukirije umutwe ditifo ano. Kora ku mutwe wawe vuga ngo ndakize kuko harimo amahembe ane. Hari imyuka y'ibisazi Imana yagiye ikurinda, ayo mahembe yaraje kugusarira. Imana ikinguye amarembo y'ubuzima, ugiye kwakira ubushobozi bwo bw'imibereho kubera ko Imana ije kukugirira neza kugira ngo aba bantu batatu Imana icecekeshe amagambo ya belose eno ki distance. Imana ikoze mu nda yawe hasi mu nda mu kiziba cy'inda harimo ikibazo gikomeye cyane. Niko Imana irimo irambwira besifo na stiko eno. Nushaka kumwerekezaho kamera ntacyo bitwaye. Imana iragukijije. Imana igukijije ubwo burwayi bwo mu nda hasi difora sekotidevo. Waturutse he? Uruhano hejuru imurami ilibilistance. Imana watakiye irambwiye ngo ije kubana nawe kandi iragukijije dofa ginipiliza. Dore ikoza aho ngaho mu kizwa cy'inda kuko wari kuzahabagwa. Harimo imbaraga z'ikiyoka bari barakoherejemo cyazengurukagamo. Wari ufite rendezvous dilisa. Wari ufite rendezvous de sifo eno ene kudista. Imana ikurinze kuzagwa kwiseta pele senemaze kotitesa. Imana ikoze operation mu nda yawe. Niko Imana ivuganye nani. Imana the stili oro mbonye marayika akora muri pharmacy agutera urushinge nistifo ono mbona kohereje mu muti. Imana irambwira ngo iri joro Imana irarari gukorera deliverance ya muganga agiye gutungurwa. Ibintu yapimye yabonye agiye gupima asange mu nda yawe habaye hazima. Nakubaza uzamubwire ngo ni Imana ya Isiraheli yabikoze. Ni Imana ya Isiraheli yabikoze kuko Imana igukoreye igitangaza kuri uyu musozi destifo oro geleba izinevo. Kandi Imana ikoze muri uwo mugongo wawe isoyemo imungu yari kumunga mu rutirigongo rwawe. Wari wabimubwiye? Yari yabikuganirije. Seloza voki ni muhimana icubahiro rero. Lesidivo ano sekotance de banifo senokide. Uyu mwanya ukiza umugongo ukomeye cyane wari kuzajya mu kagare destin. Nushaka wegame neza ukore siporo wumva umugongo wawe wabohotse wabaye nk'umusore cyangwa inkumi. Niko Imana irimo ivugana nanjye kumbonye ikiganza cyakumuriyo gikora ku mugongo wawe. Mbona hasohotsemo urunyo mu mugongo mu rutirigongo. Iyo mungu mbona yakumungaga umugongo. Imana irambwira ngo ni urunyo wari waratererejwe n'abadayimoni. Niko Imana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo watangiwe ibiguzi byinshi kugira ngo baguhitane. Ntabwo nzi ibyo bakuziza ariko ndabona ibintu bimeze nk'imitungo, bimeze nk'amasambu abantu barwanira bashaka kuguhitana, ariko Imana irambwiye ngo yaguhagazeho ngo kandi ikomeje kuguhagararaho. Niko ijuru rivuganye nanjye. Abantu mujya muvuga ngo Imana nivuga ngo Imana nikora. None se umubyeyi nk'uyu yari atumvise Imana mu bugingo bwe? Reka mbabwire Imana irakora, Imana iriho, Imana iravuga, Imana irasoza, Imana irakomeye, Imana irahambaye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Wowe hepfo mama, wowe hepfo, wowe nawe uvuye murambi, wowe wavuye mu gacekero waruje gushaka Imana hano muri uyu musozi.
Imana irambwiye ngo icyifuzo cya mbere wazanye ni icyifuzo cy'amafaranga, nibyo niko bimeze. Cheros de staff eno benestance kiribini ola sevonema tekosidivo wabiganiriyeho n'uyu nguyu mwabiganiriye de los eno munyamakuru hano yumiwe. Cheristifo Imana irambwiye ngo ikemuye iki kibazo wazanye cy'aya mafaranga, na nubwo ari amafaranga menshi. Imana irambwiye ngo aya mafaranga ni amafaranga atari menshi, ngo Imana irabikoze ngo kandi bitarenze uku kwezi kwa gatanu ije kuyaguha, kubera ko hari igisuzuguriro muri karitsiye gihari gikomeye cyane cy'umuturanyi wawe umwe ugenda aguteranya n'abantu. Waravuze ngo Mana uzanyimure aha hantu, ngo kandi uzanyimure ngo wakoze igitangaza. N'ubu wari uriho ubivuga, mwarimo mubivuga. Hanyuma rero Imana irambwiye ngo kubw'icyo wavugiye imbere y'Imana, ijuru rirambwiye ngo Imana ibanje gukora igitangaza. Icya mbere igiye kubanza kukwambika, icya kabiri ntabwo ari ukusa n'izuba ryo mu butayu ryagucanyeho. Imana ije kugukesha kuko ufite po nziza cyane. Imana ije kukwambika no kukugaburira no kukugirira neza, igambiriye ibyiza kuri wo. Usengera yo usanzwe usengera muri ADPR, hariho imbaraga z'Imana ziguhaye umugisha ukomeye kugira ngo ugire ijambo. Nabwo waherukaga kuko nabonaga waracitse intege, waciwe intege n'abantu, ariko hari imbaraga z'Imana zikuje mu bugingo n'ubuzima bwawe. Ujye ugira ikibazo cyo kwikanga cyane, yego bijya bikubaho. Imana irambwiye ngo ku itariki 28 z'uku kwezi kwa gatanu Imana igukuyeho kurwara umutima ukajya mu bitaro, kuko ibyo byari ibimenyetso byo kurwara umutima. Hanyuma Imana igukijije ayo maso yawe. Ndabona amaso yawe arwaye mwisi y'umwuka, ndimo ndabireba. Imana ikurinze kuzaba impumyi burundu, niko Imana ivuganye nanjye ngo ibyifuzo bitatu wazanye kuri uyu musozi Imana irabisubije, kandi uzashima Imana, kandi usubire mu nzu y'Imana, wongere usenge Imana, kuko wowe uri umunyamugisha ukomeye. Uzajye muri korali uririmbira Imana, kuko umugisha wawe uri muri korali, niko Imana ivuganye nanjye ngo yongeye kuguhagurutsa, kuko ibyari byarakunamuye ni byinshi cyane. Wa munyamakuru wereka dusengera aba bantu b'Imana, ariko niba hari nicyo bavugira imbere y'Imana bashima Imana ntacyo bitwaye. Hari shimwe mushaka gutambutsa mu mutima yanyu, berekezaho bashimire Yesu babohoye. hanyuma ashimira Imana. Ashimira Imana ku ruhande rwanjye, ashimira Imana ko yumva, ashimira Imana ko ari umubyeyi. Haleluya. Kandi ndabashimiye turi hariya hirya, twagumize kumva hano harimo amavuta, harimo amavuta. Noneho uyu agashaka kuza, amubwira ariko abantu barimo aha hirya yaje bamaze ngo se hari ahantu wicayemo, ndamubwira ndahicaye, ariko tukumva muri kudukurura, biri kubakwema, biri kudukurura, tumva turi nkumva mbese nkumva ikirere. Haleluya. Tumanuka bucece tuza gucece tugeze aha nyine umunyamakuru araduhagarika, turicara rero numva turi gufashwa, kwa turi gutanga message niyo mpamvu. Noneho shimiye Imana rero kwiza ibyacu, shimiye Imana. Yari mfite randevu yo kujya kubagwa, bamaye randevu, ariko nsanga randevu ni ku cyumweru. Yego. Ariko shimiye Imana rero, Imana ishimwe rero, ndayishimiye kandi kunkijije, ndayishimiye ibyumvire mu ijuru, nihaye icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro, natwe turayigihaye. Imana iguha imbaraga n'amavuta, kandi Imana yongere kwagure, Imana yongere. Imana ishimiye uwera. Haleluya. Imana idahemuka, Imana nziza, Imana twaje gushaka. Twageze aha kare, turicara twariho tuyaga, ngewe nkajya mbwira uyu nguyu, Imana izazimara inzara, Imana izamara inzara, Imana izamara ubukene. Twese twariho twibaza ko Imana itarobanura, ko Imana ari Imana. Kubera iki? Ariko dushimiye Imana ko yumvise gusenga kwacu. Imana ishimye. Uri gushima numvise ijwi rimbwira ngo iraje ibigenze neza. Iraje ibigenze neza. Iraje ibigenze neza. Imana iraje ibigenze neza. Nukuri iraje ibigenze neza. Ihindure byanze. Haleluya, ihindure byaseguye. Imana ihindure byanze. Nukuri we Imana byaseguye. Iraje ibigenze neza. Nukuri iraje ibigenze neza. Imana yacu iraje ibigenze neza. Haleluya, iraje ibigenze neza. Ihindure byanze. Nukuri ihindure byase guhinduka. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Ya
Haleluya. Haleluya. Nanjye ndashima Imana. Shima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Shima Imana muri iki gitondo ko inkoreye imirimo n'ibitangaza igihe ntabasha kwikorera. Yes. Mu gitondo cya kare nabyutse nanjye kujya Nyabugogo. Ngeze mu nzira numva umutima uranda. Ndavuga ati reka nisubirireyo nigire gusenga. Nitanze hano gusenga nsanganira n'umumama ikibazo cy'amafaranga nari mfite gikomeye bituma nyine umuntu cyamushyira no mu gifungo. Ndavuga ati Imana nageze haruguru mbwira Imana rero Mana nakubwiye inshuro nyinshi wandwaniriye igihe kirekire none ubu nta kintu noneho numva ndi buvuge kuko hano ninjoro ndahaza ku manywa ndahaza igihe cyose ndahaza. Ndavuga ati noneho ngiye kwicara undebe ko nahageze ndahaza ariko icyo nshimye Imana nuko isibona icyifuzo namanukanye kandi koko nicyo Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ishimwe ko ngiye kumpumuriza nayibwiye Imana genda manutse umpumurize. Yego. None rero yabikoze Imana yo mu ijuru ntabwo icyubundi twaje tutari buvuge nicara gutya gusa turebe mbese mwari mwabuze icyo kuvuga. Twaje nta magambo dufite turavuga ngo turaje nta kintu turi buvuge. Ya Imana ibamugisha rero shuti za gusenga everyday mwari mudukurikiranye. Imana ibamugisha, Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza. Murabona ko twari tubonye abashyitsi boherejwe n'Imana kugira ngo bumve ibye Imana ikora kandi Imana ibakoreye igitangaza kuri ubuvumo. Rero Yesu abamugisha namwe abari mu France, abari muri Amerika, Belgique, Canada. Yesu uko akoreye abangaba niko aje kubakorera igitangaza. Ngira ngo murabyumva ko ntaho bari batuzi ariko Imana ireba inyuma y'umusozi kamenya ikiriyo. Bibiliya iravuga ngo mu ijoro ry'umukara musi rutare rw'umukara Imana ireba mu rushishi rw'umukara. Icyo kibazo cyawe nawe Imana igikoreho, icyo cyifuzo wari ufite nawe Imana ikuvivurire. Imana ibamugisha. Shalom shalom shalom. Shalom shalom. Ikiganiro aho utaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.